Alo. Tumeze neza namwe? Yego, ni kuri Chateau Le Malala. Icyabayeho umuriro waragiye nibyo. Umugozi wa generateur uba mugufi kugera kuri point dutumundi nabo batumundi uwabo ugerayo mbere. Utu video bafashe twutu insects turi hasi. Yego. Twabujije en fait turi hafi n'amazi quand même. Hanyuma tukababuza saa 12 ntimufungura amadirisha. Hanyuma muzimya amatara kuko tuba dukurikira amatara. Ubu rero aronwaye tukababuza bo bakacana ufite bakarenga ku mabwiriza twabahaye kandi tutuzi impamvu twayabahaye. Nta dusimba ntabwo twageze mu buriri cyangwa se mu mashambre imbere twajyaga muri douche. Impamvu twajyaga muri douche niho basigaye bacanye amatara dutanga breakfast ziri mu bice bitatu. Habanza starter izari soupe ntabwo ari igikoma. Izari soupe. Yego. Iri ari ndazi. Ni nko gufatisha bashirira indazi bagashiraho umugati cyangwa bagashiraho croissant. Yego. None yatabibahaye nka starter. Sinzi impamvu batafotoye igice cya kabiri cyakurikiyeho cya main course biriho omelette. Ibirayi. Biri fried. Kariya ka insect duhamya ko bagakwiye kuri table cyangwa hasi bakagashiraho. Kugira ngo bakunde baze kwerekana ifoto itari nziza parce que ntabwo bishoboka ko hajya akajya akasimba ku kiryo cyo kurya ngo umuserveur uri kubitwara ntabibone kajye ku isahani y'umu influencer ugomba kuza gufotora kandi murabonye kagiye neza ahantu kamera ireba se n'ubwo ngo arahegekereje harimo akantu ko gushaka gusebya kwerekana ko hari service mbi bagashaka ibimenyetso ahantu bitari. Bavuga ko bifite passe ebyiri twanze gutanga amapasi mu mashambre kuko urabizi bishobora kwangiza amashuka kandi bishobora igahita ifata amatela iyo matela ikabateza ibibazo birimo n'urupfu. Ngo hoteli yose ntabwo igira uburyo yishyurwaho mu buryo buri professional ngo buri mukozi atanga nimero ya telefone. Mu by'ukuri dufite code. Umbe bari bakoresha alcohol benshi muri restaurant bari benshi cyane bari benshi bageraga muri 200 muri restaurant yakira abantu 80 byo nsinze ni kubyumva. Ndabyumva. Urumva kugira ngo uze ku maintaininga ngo amafaranga yinjiye gute n'ikindi kiraho umucyo banditse ngo breakfast twabacaginze $65 y'idolari. Ntabwo ari byo rwose. Niba wishyuye chambre breakfast iza rubuntu. Bakoze booking hano chambre ari $350 y'idolari ku ijoro. Kuko bari gufata hoteli yose abo turabagabanyiriza tubagirira $220. Ni iki muteganya nka hoteli ku makuru yaba yarabatanzweho atari meza? Kamwe hagomba kuzana itegeko. Tukareba icyo amategeko agena uko bigomba kugenda. Cyaba ari ikibazo rero byaba binateye isoni kwangiza business y'umuntu. Slim Jesus. Yes, reka mahereze ikaze bakunzi bacu nasuye mbifuza kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Ndi kumwe na Laila Wizi Show. Laila umeze gute rero? Ndashima. Urashima Imana? Amakuru y'iminsi se? Amakuru ni meza. Yego. Nanjye kiganiro nafite agatelefone hafi reka nkiyegereze. Kiyegereze ngo twinjiremo neza cyane. Yego. Tugiye gukora ikiganiro nanone dukurikije amwe mu makuru yiriwe hano hanze. Amakuru ari hano hanze mbere n'ubundi twabikoze ikiganiro ariko reka twongeye tugaruke kuri iyi nyubako ya Chateau Le Malala. Inyubako nziza cyane, etage nziza cyane. Nekiza ko ni imwe mu nyubako zifite umwihariko zaje hano mu gihugu cy'u Rwanda benshi bakanayitangarira. Yego. Iri mu mabara y'umweru benshi banayizi bayita fudeto. Inkuru ziri kuvugwa kuri iyi nyubako uzivugaho iki? Izi nkuru buri wese ari gufata ijambo akanafata uruhande akurikije uko abyumva anakurikije n'amarangamutima hamuyobora. Ariko aka kanya hari inkuru nabonye ku gihe ivuga ko RDB yamaje kubyinjiramo ndetse na RIB urumva bagomba gukora iperereza kuko bamenye ukuri kw'ibintu kuko baramutse bariya ibyo bavuga atari ukuri baba barakoze ibyaha byo gusebya no guharabika. Ndetse bibaye ari ukuri nabwo bano nabo baba bakoze icyaha cyo gushaka kwishyuza abakiriya ibintu by'umurengera kandi mu nyungu zabo. Ibyo bintu rero ntekereza yuko igihe tutarabona raporo y'urwego na rumwe rukonfirima
ibyavuye mu iperereza cyangwa se muri surveillance bakoze, numva twakomeza kureba buri ruhande ibimenyetso rushyira hanze, tukanaliza nkatwe tukavuga tuti birashoboka ko aba bantu hari cyihishe inyuma cy'impamvu bari gukora ibi, ati cyangwa se aba nabo hari cyihishe inyuma cy'impamvu bari kubihakana. Ibyo nabyo yenda bikaba byanafasha n'abo ngabo bari kugerageza gukomeza kubikoraho iperereza, kurumva nabo bagendera ku bimenyetso bihari. Yego, reka noneho tuhita twibaza dutya, hari biri kuvugwa ku ruhande, ukabona benshi barimo bararwanyisha Tode Marara ngo ntabwo ifite ibintu bisabwa ibiki n'ibiki, ariko ngo yahuzemo imibu, huzemo ibinyenzi naki, mbese n'inyubako igayitse cyane. Urebye uko isi inyuma siko ngo isamwe imbere. Bano bana b'abakobwa bo tubibazeho, bo muri Mackenzie, bo ikosa baba barakoze muri operasiyo yabo ni iyi. Ikosa rya mbere rihari ni ukuba barasebeje Enterprise muri rusange, kuko ntabwo iriya hoteli Marara ariya bari abakozi babakiriye, sibyo? Ifite nyirayo, ifite ubuyobozi, ari nabwo nyirayo. Rero bagombaga gukomplaininga ku bakozi babaha serivisi mbi, ariko ntibabishyire mu izina rya hoteli muri rusange, kuko aka kanya umukozi ashobora kugukorera nabi nkawe, akaba yanabibazwa nkawe, ariko ntibibazwe ikigo cyawe cyangwa se kampani yawe. Kereka biramutse ubona byaturutse kuri nabyita ari icyemezo cyafashwe mu izina rya kampani, yego, sibyo? Nuko ngo hano bo nago bakagombye gusenya kwataka Romarara, Chateau Romarara, bagomba kwataka abakozi, the managers, bakozi bandi, abakamenyesha ngo Diaz Chateau Romarara mugerageze muhindura abakozi banyu, mugenzura abakozi banyu, ibi nibi aba nabe ibintu badukoreye ntabwo twishime service. Ariko guhita wataka ntuza institution yose, reka byitwe muri ntuza, kuko iriya ni ntuza ni ikintu kinini, ntabwo ari guest house, ntabwo ari motel, ni ikintu kinini, ntekereza ko irenze na hotel, ahubwo tuyita hotel, ariko nkurikije ibikorwa birimo cyangwa se n'uburyo n'ingano yayo irenze ubushobozi bwa hotel, niyo mpamvu ifite hari rate inyenyeri ziri hejuru. So rero nka bariya yenda ushobora kunenga ubuyobozi, cyangwa se ukanenga ntuza muri rusange, yenda nabo ubona wagerageje kumenyesha inzego zose, bikagira gute, bikanga. Ariko nimba uhuye nka manager akakudesova, uhuye n'umukirina, umukirina ahuriye hehe koko na nyiri igikorwa? Ni ikibazo. Hano ho bashobora kubikoreshwa n'umujinya, bakaba baranenze mu buryo buri bwo kovareactinga, ariko mukuri hari uburyo bari gukemuramo ikibazo mu buryo butagize. Ikindi, hari amafaranga bari kwishyuzwa na hoteli. Iriya hoteli rero ntekereza yuko baramutse bishyura ariya mafaranga, bakavuga bati twe twishyuye amafaranga yenda nta ese ari bo ari na hoteli nini, ahubwo bose bagomba gusubizwa amafaranga yabo. Kubera iki? Kuko ntago bahawe serivisi nziza, ariko warakonsomye already. Reka nkubaze ikibazo, ntago bakonsomye ibyo bashakaga. Barakonsomye, ariko ese niba umuntu agiye breakfast yabo warayibonye. Listen, iyo ugiye muri resto ugatumiza, ugatanga order, ukavuga ati ndashaka chips, umuceri, yenda n'ifi, bakabizana ugasanga bakazana chips, umuceri n'inkoko, ukaryaho, nyuma ukavuga uti ibi bintu sibyo natumye, still urishyura. Aho utishyura ni hahandi babizana ukavuga uti subizayo, ibi sibyo natumye. Ariko wamaje nubwo wakoza ifoke gusa, tayari byamaje kuba ibyawe, kuko hari ibyo wagejeje mu gifu cyawe biturutse kuri ibyo bazanye, sibyo? Rero bariya bagombaga kuvuga ati muradusubiza yacu, bakimara kubona the first night, bakimara kubona service mbi bagasohokamo bakajya ahandi. Aho rwose bagomba kuyasubizwa. Izi miliyoni 5 ubwo bagomba kuzishyura uko byagenda kose. Niko bimeze. Mu majoro babariwe baraharaye, bagomba kuyishyuza. Ubwo bo yenda bashobora kurekarama bakavuga ati twahawe service mbi, ibyo bintu bikajya no mu nkiko, yenda bagahabwa indishyi z'akababaro, urumva?
indishyi z'akababaro z'uko batishimiye serivisi bahawe, ariko ntabwo ari ibintu uvuga ngo ndagwatiriye. Yego. kandi warakonsomye. ntabwo ari ibintu upfa kuvuga. Reka nze ndebe hano hari nimero zo kuri Chateau Marara nari mfite, ntekereza ko mfite. Reka ndebe tubahamagare se tubabaze ikibazo cyabo bimeze biti, tubanze tubyinjiremo neza badusobanurire. Alo yes, mwiriwe. Mwiriwe neza. Mumeze neza? Tumeze neza namwe? Yego, ni kuri Chateau Marara. Chateau Marara Sashum. Yego. Okay, nitwa Slim Jesus, ndi umunyamakuru. Yego. Ndaguhamagaye ngira ngo mwibarize utubazo tumwe na kamwe cyangwa tubiri. Sava. Okay. Turebye kuri social media sinzi nimba wenda byakugeza, ariko uko byagenda kose byakugezeho. Hari ikibazo gihari cy'aba bakobwa bita ba Makenzi baherutse gukora ubukwe aho ngaho kuri Chateau Marara. Yego. Ariko barimo baravuga bati serivisi yanyu ni mbi, abo barimo barapostinga amafoto ibiryo byabo ngo biriho binyenzi, bakavuga ati imibu yarabibamereye nabi, ndetse n'umuriro ukajya gutyo ukabura. Mbese ubundi mukimara kubona ibingibi bari gupostinga kuri social media, mwebwe mwabivuzeho iki, murabivugaho iki? Badasubiza? Halo. Yego, ko mutadusubiza? Navugaga sinzi impamvu utanyumvaga. Yego, ntabwo nakumvaga, buriya wari wamiyutinze, ndi mu kiganiro, ntabwo nari nagusobanuriye, ariko ndi mu kiganiro. Mu buryo bwa rusange icyo umuntu postinze cyangwa ashyize hanze kuri konte ye runaka, agisubiza mu buryo ashaka, akagipostinga mu buryo ashaka, ariko nta n'uburenganzira tuba dufite aho byo kubihindura kuko akawunti niye deja. Alors uko icyo twabivuzeho ntacyo, kuko ntabwo twasubiza generellement, gusa ibyo bavuga byose ni ibintu rubanda cyangwa se social babona, gusa siko kuri. Yego. Ntabwo ariko kuri. Ntabwo ariko kuri. Ntabwo ariko kuri kuko icyabayeho umuriro waragiye nibyo. Umugozi wa generateur uba mugufi kugera kuri point. Umugozi wa generateur uba mugufi. Yego. Tutumundi nabo batumundi uwabo ugerayo mbere uza mbere, kuko wewe utumye kuri utadaturanye tutatutumye Kigali kamera. Yego. Uhagera mbere wacu uzahasanga kuko deja tubu turufite. Ni ukuvuga ngo bo umugozi wabo wa generateur uwabo niwo waje mbere y'uwanyu. Yego. Hanyuma ku byo bavuga ngo by'imibu yabariye ntabwo mbihamya. Utuvideo bafashe tw'utu insecta tuba turi hasi. Yego. Twabujije en fait turi hafi n'amazi quand même. Muri hafi n'amazi mufite ibiti nk'imikindo, ibintu bikreating utuntu tw'utu insecta ntazo zinazijya. Ahantu Chateau Marara yubatse ndahazi kuko njye narahaje. Ndanabizi ko hafi y'amazi utwo tuntu tw'utuzizi tugomba kuba duhari. Bien sûr. Hanyuma tukababuza saa 12 nimufungura amadirisha. Hanyuma muzimya amatara kuko tuba tuntu dukurikira amatara. Ubu rero aronwaye tukababuza bo bakacana, bakasiga amadusha acanye. Yego. Ufite bakarenga ku mabwiriza twabahaye kandi tutuzi impamvu twayabahaye. Tukajyamo kuko nimba barafata neza nta dusimba ntabwo twageze mu buriri cyangwa se mu mashambure mo imbere, twajyaga muri dushe. Mpamvu twajyaga muri dushe niho basigaye bacanye amatara, kandi igihe bari koga bagafungura amadirisha bakareka kuyafunga, kandi twababwiye bayafunge. Yego. Icyo cyari kijyanye n'ibyo bavuze niwe yabariye, imibu kubarya bwo ntayabariye. Sinzi niba ari ikintu rumbajije. Ikindi nari nkubajije kuri iriya miteguro yanyu ngo y'ibiryo, ngo babyutse bakabona ngo mwabategure breakfast y'irindazi ngo n'igikoma. No. Tubizabone neza. Twatanze breakfast, dutanga breakfast ziri mu bice bitatu. Habanza starter izari soupe ntabwo ari igikoma. Izari soupe. Yego. Iri ari ndazi
ni nko gufatisha bashirira indasi bagashiraho umugati cyangwa bagashiraho croissant. Yego. Urabyumva? Ndabyumva. None uraca bibahaye nka starter. Sinzi impamvu batafotoye igice cya kabiri cyakurikiyeho cya main course biriho omelette, ibirayi, biri fried, na vegetables, na some small piece of chicken leg. Yego. Sinzi impamvu iyo batayifotoye bagafotora rya supe gusa. Yego. Ukabona ari iyo mpamvu rero bino bintu babikoze. Hari nabonye batangiye kwandika kuri social media ngo bazanye ngo bashobora ko hari ibintu bari bateguye cyangwa se wenda barashaka kubasebya bitewe n'uko hari amafaranga bari babasigayemo. Ubona ari iyo mpamvu yatumye babasebye. ntabwo nahamya ko bitewe n'amafaranga basigayemo hotel. Ariko mfite rwari urubyiruko kuko niba mwabicuze neza nta muntu mukuru wabyanditse kandi bwafashwe n'abantu bakuru nabo bari bahari. Urumva cyabayeho uwo muriro waragiye wica fast vibe. Fast vibe rero itita kameme ituma ibindi bintu byose uribuze kubibona nabi kandi nyamara ari byiza. Yego. Umva bari batangiye kubyina umuriro dukoshona hegi inaha yakubye umuriro sinzi ikibazo. Noneho bize guhura nuko binarangiye aribo biboneye umugozi. Bibaye ibintu birebire saba. Noneho ibintu byose ngenda bari complaining ku rwego duhamya ko na ziriya mbuto berekanyeho aka insect. Kariya ka insect duhamya ko bagakuye kuri table cyangwa hasi bakagashyiraho kugira ngo bakunde baze kwerekana ifoto itari nziza parce que ntabwo bishoboka ko hajya akasimba ku kiryo ku cyo kurya ngo umuserveur uri kubitwara ntabibone cyangwa se ngo kajye ku isahani y'umu influencer ugomba kuza gufotora kandi murabonye kagiyeho neza ahantu kamera ireba se n'ubwo ngo arahegekereje. Yego. Juste nyine harimo akantu ko gushaka gusebya kwerekana ko hari service mbi bagashaka ibimenyetso ahantu bitari. Yego. So ndi mu kiganiro na mugenzi wanjye reka muguha kubaze ikibazo yashaka kukubaza. Hello. Mwiriwe neza. Nitwa Laila nari kumwe na mugenzi wanjye mu kiganiro. Ni muranyihanganira mbasubiza inyuma gato ku kibazo yarababajije cy'umuriro. Hari mwari mumubwiye ngo umugozi wa generator wabo hageze imbere y'uwanyu. Yasobanura ko nta mugozi wa generator. Navuze ko twagize umugozi turo agera ariko umugufi kuri at the point uba mugufi. Hanyuma se ko ntekereza ko aba bantu mbere ko babagana bari babarambagije murahura mugirana contract hanyuma ntekereza ko kuza kwaba ari ibintu mwari mufite muri gahunda kubera iki mwabiteguye ku munsi wabo wo kuhagera. Ntabwo ariko twabiteguye ahubwo urabona decoration z'abantu ntabwo ahantu yari ntabwo ari kwiharikira kandi rero bashaka kudekora. Yego. Saduwa ko twayegeje inyuma kuko abafata amafoto yabo twayishyize kuri gate kuko bashatse gukora ubukwe muri mariage en fait bashatse gukora mariage muri jardin. D'accord. Kandi urumva jardin parking deje iraza guhita yuzura. Naho birumvikanye none. Ntabwo muri parking parika zabaye nyinshi cyane imodoka zirenga 100. Twadesize ko tukayigeza inyuma nyine mu gice cy'inyuma hafi na gate kugira ngo izabona neza kubirisa. Ntabwo twabigenda ngo tuyishyira wenda hafi na point ariko mu hahanamye ishobora kugira ikibazo birafutuka cyangwa ikindi kurageza ibiri gutegeka. Yego. Okay. Hari abantu bari kwibaza batese hotel ingana kuriya koko birashoboka ko bashobora kuba nta generator bafite aho birumvikanye. Hanyuma ndagera ku kibazo cya kabiri kigira kiti ese kubijyanye n'imibu yavuzwe muri hotel ese nabyo koko nukuri cyangwa ntabwo ari ukuri. Niba nabisobanuye wumva neza. Navuze ko turi ku hotel iri ku Kivu ku mazi. Ku mazi hari ibimera bihamera imikindo, ama palms,
kandi biriya biti bikurura udusimba dutunzwe n'imbuto z'ibyo biti. urumva dutwarwa n'umuyaga. tukababwira mufunga amadirishya saa 12 kandi muzimya amatara kuko tuza dukurikiye urumuri. yego ubu bajya koga mu madushe kuko bafite kwihuta makeups bari kujya mu makeup bakoga huti ntibafunga amadirishya. yego kuko nimwe mwarebonye berekanye muri dushe gusa paske mu byumba ntabwo twageragamo kuko babaga bakinze. Tabwa mukinga amadirishya twa n'abati imfunguzo tubakingire wapi ntabwo bazirekura maybe babaga bafite iby'agaciro. yego muri imfunguzo tubakingira amadirishya wapi bakabyanga. tubakingire wapi ngo nta kibazo turiya tuntu ntabwo ari mibu. ikindi si n'utu insecte turi efe kuko n'utu insecte tuzanywe n'umuyaga nk'uko haza ivumbi. kandi hoteli yacu dutuma umuyaga twakoze amadirishya manini kugira ngo umuntu ajye abona umwuka igihe abishaka ku manywa hashyushye. twanga gushyiramo udusupanete paske nimugoroba ntabwo haba hashyushye ku rwego ukenera gufungura amadirishya. ubwo birumvikana ko gufunga amasuku bita ko ari feyira ya hoteli. ubwo batwimbaga imfunguzo rwose mfite hari abo twazakaga bakaziduha tukabakorera. kuko nabo bagize ikintu kimeze nka negligence cyangwa kumva ibintu nyine turi muri hoteli zidukorera ibintu byose. bakanduza ibikoresho cyane urabizi makeup z'abakobwa. yego aroga kugira ngo arebe ko makeup yavuyeho neza akabakoresheje swime akabayihinduye umuhondo. akabashyize ku ruhande akabafasha twaba sinzi muri kubyumva. ndabyumva cyane. ukoresheje kimwe ku munsi umwe ku munsi ukurikiye agakoresha ikindi. very clear rwose. hanyuma ku kijyanye n'ipasi nabyo ni ibintu barekaramye barabinenga ko ngo inyubako yose ngo harimo ipasi ebyiri gusa. aricyo babitubwiraho mu rwego rwo kuvuga ibitari byo niko nabivuga. bavuze ko dufite pasi ebyiri kandi mu by'ukuri hano dukoresha amapasi tugakoresha n'icyitwa sitima sinzi niba mubizi. yego na sitima ni izikoresha umwuka n'amazi icyarimwe. bavuga ko dufite pasi ebyiri. twahanze gutanga amapasi mu mashambure kuko urabizi bishobora kwangiza amashuka kandi iyo shuka igahita ifata matela iyo matela ikabateza ibibazo birimo n'urupfu. murabyumva nyine like fire. turavuga tuti umuntu ushaka ko tumuterera araza izo babashije kubona ni ebyiri kuko twangaga kuzitanga ari nyinshi zitaza kuba akavuye kugira ngo ntange nkeya menya aho igiye nze kumubaza menya aho igiye ntagira ikibazo menye uko cyagenze. tukanabinginga ngo rwose nimuterere kuri matera mufite amameza amwe imbere. shire igitambaro muterereho saba. umugeni niwe twamutereye steamer ababamwambariye twabatereye iki byose. gusa amapasi abiri abantu 40 bari barimo kuko ugere kubaterera yaba ari abiri koko ntibibaho batereye ntabakerewe ubukwe ntabambaye imyenda yishifoniye umugeni twaramutereye dushoze. ku kijyanye n'uburyo bwa peyoma nabwo banenze ko ngo hoteli yose ntabwo igira uburyo yishyurwaho mu buryo buri professional ngo buri mukozi atanga nimero ye ya telefone. mu by'ukuri dufite kode yacu abo bayikoresha barayizi sigomba kuyivuga mu kiganiro. impamvu yo gukoresha nimero murabizi hajya haba mu scam not everyone uba ugomba kwizera. ikindi ntabwo bari abantu batari gukoresha alcohol. bumve bari gukoresha alcohol benshi muri restaurant bari benshi cyane bari benshi bageraga muri 200 muri restaurant yakira abantu 80. ibyo nsinzi ni kubyumva. ndabyumva. urumva kugira ngo uze kumaintaininga ngo amafaranga yinjiye gute twari hotel ariko baje muri restaurant barishyuriraga. kugira ngo umenye amafaranga yinjiye gute yaciye gute tuyabona ari cash ntituze kujya kuko ntago management ya code yacu iri hano. yego ntago iri hano kugira ngo tumenye naya ngaya afitwe n'uyu yagurishije ibi n'ibi bingana gutya ukoresha nimero yawe abariho bakwishyuraho kugira ngo uze kumenya ko yabara uyateranye ukore versement. Okay. hanyuma se ku nyuma yaho mbere yuko bashyira ibi bintu ku mbuga nkoranyambaga bigize baba approachinga
nk'ubuyobozi bwa hoteli kugira ngo mubiganireho ku bijyanye no kutishimira serivisi mwabahaye? ntabwo nta gice cyabaye. bakoze iletre banditse letre isaba ibintu bigera kuri banditse letre y'amapaje 5 bayandika natwe tumaze kohereza letre ibishyuza amafaranga $5,000 by'idolari agera kuri $6,000,000 ya dine yibiyo bise white dinner bari bambaye imyenda y'imyeru batari bishyuye. kandi iyo dine twabahaye starter ya soupe n'umugati nk'ibisanzwe na croissant. tubaha main course yari iriho filet, iriho umuceri, vegetables, iri four quand même. tubaha n'ibyo kunywa biri soft drinks. iyo ngiyo niyo bari kwishyuza $5,000 by'idolari. hanyuma babonye iyo letre nibwo bahise badesida kujya ku mbuga nkoranyambaga bakandika ibyo banditse byose. n'ikindi nshyiraho umucyo banditse ngo breakfast twabacaginze $65 y'idolari. ntabwo ari byo rwose. breakfast hano ibiri inclusive kuri chambre. niba wishyuye chambre breakfast iza ari ubuntu. ayo $35 ahubwo yishyujwe kuri iyo dine ya white. kandi ni ibintu byari byumvikanyweho? ni ibintu byumvikana. $35 yari ya dine ya nimugoroba. nayo iyo breakfast yo yari ubuntu bwari inclusive kuri $220 bishyuye ku cyumba. ku bijyanye n'amafaranga ngo yari yabanje kwishyurwa hanyuma bakaza kubona discount mutari mwabakoreye bikaba ngombwa ko basaba ko mwabakorera discount, byo hari icyo babivugaho? sorry gato wambajije. Pardon? warumbajije ngo hari amafaranga bari bishyuye hanyuma muza gukora advertisement ya nyuma basanga mwakoze discount ku biciro mwari mwabahaye ngo biba ngombwa yuko bashaka gusubiza inyuma murabahakanira. hari icyo babitubwiraho? bicishije ku ruhande. iyo waguze ikintu uyu munsi ku mafaranga $2,000 n'urugero, yego, ukagura computer wenda ya $500, ejo kuko uruganda rwagize occasion runaka rugashyira ku $200, ni ibintu byumvikana. ntabwo usubiza ya computer ngo bakurinjiza amafaranga bagusubiza amafaranga urabyumva. ndabyumva. bakoze booking hano chambre ari $350 y'idolari ku ijoro. kuko bari gufata hoteli yose abo turabagabanyiriza tubagirira $220. icyo ni kucyumva. twabakuriyeho $100. mfite twabakuriyeho $130. icyo gihe nyine bakoreye booking. hanyuma bashaka gukansaringa bagendeye kuri advertisement, kandi advertisement yabaye booking yarabaye confirmed. contrat yararangiye nta kintu cyo guhinduraho. barakomeza barakreminga kandi ari ibintu bidashoboka. ntabwo igicuruza gisubiza inyuma ngo nuko bakatuye. yego ino ni business. ntabwo ari le geste de famille y'amarangamutima. yego ngendeye ku makuru duhawe namwe ntekereza ko hashobora kuba haba harabayemo defamation mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ni iki muteganya nka hoteli ku makuru yaba yarabatanzweho atari meza kandi mwebwe ashobora kuba yarangije izina ryanyu mu bantu mwebwe mwahaye ibyo mwagombaga kubaha? kamwe hagomba kuzana itegeko tukareba icyo amategeko agena uko bigomba kugenda, hanyuma gukurikiza ibwiriza. mwamajije gutangira process yo kugana ubutabera? ntabwo bitatubishyira muri process ariko biracyategurwa. ni ukuvuga ngo murateganya kugana inzira z'amategeko kubwo kwangiza izina ryanyu? yego, habaye infrastructure y'izina ryacu kandi ku bintu tutumvikanye, ku bintu tutabagombaga. mfite ntabwo ibyo twabagombaga twabibimye ngo bitume wenda mfite ntabwo ari handitse ko iki n'iki tutakiduha tuzashyira hanze iki n'iki. haramutse habayeho ko amafaranga mu bishyuza nkabo bayabishyura ndetse bakana approachinga bagasaba imbabazi, ese habaho mutual misunderstanding cyangwa kumvikana hagati yanyu? donc mukumvikana hakabaho ibiganiro, inzira z'amategeko mwazihagarika? yego. ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu muduhaye. ntekereza yuko ibintu byumvikanye ku bantu bari bafite amakuru atariyo
ku bintu byose biri kuzenguruka mu mbuga nkoranyambaga, kandi ntekereza ko abakiriya bahawe ikaze muri Chateau Rumarara Hotel. Ndabashimiye cyane. mwakoze namwe. Okay. Birumvikana kandi ibintu ngira ngo murumva ko bigiyeho umucyo, ntabwo ibintu byose tuba tugomba kubona ku mbuga nkoranyambaga tugomba gusamira hejuru. Ntekereza ko hari ikiganiro twakoze mbere y'iki ngiki mwakibonye cyatambutse, hari uburyo kitwe twatanze point of view yacu tugende ku bihari, ariko turavuga tuti nk'abantu bagomba gutanga impande ebyiri, reka twaprocinge urundi ruhande narwo twumve ese babitekerezaho iki. Rero ntekereza yuko nkurikije uburyo babisobanuyemo, birashoboka yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi habayeho kudahuza no kutumvikanamo mu mikoranire bishobora kuba byaratumye bamwe barakarira abandi, ariko nabwo twumvishe ko nta mazi ararenga inkombe, bishoboka ko inzira z'amategeko zishobora kuba zahagarara habayemo kwishyurana cyangwa se gukemura ibibazo biri hagati yabo. Ariko wumvishe ko afite amakenga, agira ati hari ifoto ngo nuza kureba iriya foto iriho agasimba ngo ifotowe neza, yavuze ati ngo bishoboke ko aribo bagatoye bakagashyiramo ngo bakagafotora. Birashoboka. Hanyuma rero ukabona hano ndibaza ngendeye ku mboni yanjye, ikibazo cyatangiriye igihe bagiranaga contract, hanyuma babasaba ko babahera kuri discount bakoze, hanyuma nk'uko yabisobanuye Tibo twabahereye ku biciro bagendeyeho. Bwa mbere baje basaba ibintu bya promotion bitaraza, icyo kintu ntekereza ko aricyo cyabarakaje, bikaba ngombwa yuko nawe wavuga ati reka tubihimureho muri ubu buryo. Cyaba ari ikibazo rero, byaba binateye isoni kwangiza business y'umuntu muri ubu buryo ukoresheje izina ryawe kubera gusa ibintu umushaka serivisi bamushakagaho idashoboka bitewe n'imikorere ye atakwemereye. Cyaba ari ikibazo cyane. Abantu 300 ariko ntago bahuriza ku kintu kimwe. Birashoboka cyane, none se ntibari bari mu mugambi umwe nabo. Niyo mpamvu nyine bikiri under investigation. Ntekereza yuko ibi byose haba ari ku ruhande rwa hoteli nabo bashobora kwisobanura mu buryo tabashirishamo, of course, haba no ku ruhande rw'aba ngaba. Ariko twebwe icyo dusabwa hano, ntabwo turi hano twakiuzinga umuntu wari we wese, turi hano dutanga uruhande bakitoranyiriza. Umvishe ko bateganya kubajyana mu mategeko. Bateganya kubajyana mu mategeko, ariko kandi ko bishobora guhinduka bitewe n'uburyo bakwitwara. Bano bana b'abakobwa ibaze bafunzwe bose. Ni abana b'abakobwa gusa se? Ibi birarebwa n'umuntu wari we wese waba arakoze ibi ngibi, kuko icyo baba bakurikiranweho ni defamation cyangwa se kwangiza izina ry'iyi hoteli. Iyi defamation rero yabirebwa n'abakwirakwije biriya ku mbuga nkoranyambaga, n'ababasebeje babandikaho ibintu bitari byo. Ibyo byose nibo baba bireba, ntabwo ari buri muntu wese wari uri hariya wafungwa. So ni ibyo ngibyo ndikumva twari dufashe umwanya ngo twumve n'uruhande rwo kuri Chateau Marara, twumve se babivuga iki, ese rino nimba rugwara twumve nyine ukuntu babimeze. Tuba turi hano kugira ngo tubahereze amakuru twebwe na ruhande tugomba kubogamiraho. So nayo bavuga ngo ngayo nguko niko bavuga. Ndikumva twasezera bari reka tubasezere tubabwire ati reka duhure muri kandi ka video gakurikira nakagaruka.